muraho neza. Mu mateka y'isi hari abagore babayeho bafite imitima ikomeye, gusa si abo ngabo wese utekereza. Aba si intwari, ahubwo ni abamenyekanye kubera ibikorwa bikaze by'ubugome, ubwicanyi n'akaga batumye abantu bose bagira ubwoba. Uyu munsi tugiye kubahereza lisite y'abagore 10 bateye ubwoba kurusha abandi ku isi. Umubare wa mbere uzagutera ubwoba, cyangwa se umuntu wa mbere hari buze kugutera ubwoba. Ibi ndabivuga kubera ko ari wakoze ibikorwa bibi cyane gusumbya abandi. Ese uhise utekereza nde? Urumva ari nde waba warakoze ibikorwa bibi kurusha abandi, wateye abantu ubwoba gusumbya abandi? Urashaka kumenya se? Tega amatwi rero mukubwire. Gusa uyu munsi kuri liste yacu turahera ku muntu wa 10, dusoreze ku muntu wa mbere. Ndakwinginze uze kwicara hamwe utega amatwi iki kiganiro umaze ukigere ku musozo, kubera ko umuntu wa mbere uramutse ugiye utamwumvise naba ngusigaye mu mwenda. Mwanya wa 10 turasanga uwitwa Delphine Lalaurie. Ni umunyareta zumwe za Amerika, yabayeho mu 1800. Uyu ni umunyacyubahiro wo muri New Orleans wamenyekanye kubera gukorera abacakara be urugomo rudasanzwe. Mu nzu ye hagiye haboneka ibyumba byuzuye ibikoresho byo kubabaza abantu. Ibi byo byaje guhita bihabwa izina byitwaga Chamber of Horrors. Ku mwanya wa 9 dufite uwitwa Daria Saltykova. Ni Umurusiya wabayeho mu 1700. Uyu Saltykova ni umupfakazi w'umutunzi ukomeye cyane wari icyo gihe, wagize izina rya Saltychka kubera kwica no guhohotera cyangwa se gukorera urugomo abacakara be b'abagore barenga 100. Yahamijwe icyaha ariko ntiyicwa, yashyizwe mu gifungo cya burundu, gusa ntabwo yishwe. Ku mwanya wa 8 turasanga witwa Eileen Wuornos. Ni umunyareta zumwe za Amerika wabayeho mu 1989, ndetse bikaba bivugwa ko umwaka yabayeho neza utarusha cyangwa se utazwi neza, kubera ko ashobora kuba yarabayeho mu mwaka w'1989 ndetse n'umwaka w'1990. Uyu ni umukobwa w'umuhanda wari warahindutse serial killer. Yishe abagabo 7 avuga ko bari bagiye kumusambanya. Inkuru ye yamamaye cyane kandi inakorwaho amafilime atandukanye ndetse n'ibyegeranyo cyangwa se documentaire. Ku mwanya wa 7 dufite uwitwa Myra Hindley. Yaturuka muri United Kingdom, yabayeho mu 1960. Afatanyije n'uwitwaga Ian Brady, yashimuse kandi anica abana n'ingimbi 5. Amafoto ye mu nkiko yambaye imyenda y'umweru yakomeje kuba ikimenyetso cy'ububi mu mateka y'Ubwongereza. Munyamwe tujye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 dufite uwitwa Belle Gunness. Ni umunyareta zumwe za Amerika nanone, wabayeho ahagana mu mwaka w'1900. Lady Brebeard yishe abo bashakanye, abakunzi be ndetse n'abandi bantu barenga 14 kugira ngo yigarurire umutungo wabo. Yarazi gucunga ubwicanyi bwe kubera ko ntawamukekaga. Ni munyemere tujye ku mwanya wa 5 nanone. Ku mwanya wa 5 duhafite uwitwa Irina Gerdamachuk. Ni Umurusiya, bikekwa ko yaba yarabayeho mu mwaka wa 2002 kugera mu mwaka wa 2010. Uyu nawe ni igitangaza kubera ko yahawe izina rya Satan in skirt, cyangwa se mu yandi magambo mu kugenekereza mu rurimi rw'Ikinyarwanda ari byo kuvuga ngo Satani mu ikanzu. Yishe abagore 17 akiyobiranya nk'umukunzi wa leta. Yafashwe amaze amezi arenga 8 akora uyu mwuga, akora ubwicanyi mu buryo butuje. Umwanya wa 4 reka tuhasanga witwa Leonarda Sensiuri. Leonarda yari umukozi w'amasabune cyangwa soap maker mu gace kitwaga Collegio. Yishe abagore 3 abavanga n'amasabune ndetse n'ingwa. Icyo gihe yabikoraga yizeye ko ibyo bizamurinda gukina ndetse no kugira ibyago. Ku mwanya wa 3 turasanga witwa Irma Grese. Yari umudage, gusa umwaka yavutsemo cyangwa se yabayeho ntabwo urafatwa neza, uracyatekezwaho. Irma yahawe izina rya Hyena Love Auschwitz. Uyu yari umukozi w'inkambikazi za jenoside uzwiho gukandamiza ndetse no kwica abanyururu mu buryo bw'agashinyaguro.
yakatiwe urupfu nyuma y'intambara. Ku mwanya wa kabiri reka tuhasange umunyabigwi by'ubwicanyi Amelia Dieur, nawe ni Umwongereza, bivugwa ko yaba yarabayeho mu 1800. All Grace of Reading niryo zina yari yarahawe. Yishe abana bagera kuri 200 ndetse bikaba bitemezwa neza kubera ko uyu mubare abahanga n'abashakashatsi bavuga ko uyu mubare urenga, bityo bakaba bavuga ko yishe abana bageraga hagati ya 200 ndetse na 400 mu gihe yakoraga nk'umucuruzi w'abana icyitwaga baby farming. Yafatwaga nk'umubyeyi wita ku bana, ariko nyuma agaca bugeri bwa nyuma akaza kubica. Yari umwicanyi wa serial killer. Ku mwanya wa mbere, uyu mwanya niwo nabashishikarizaga. Ese urumva ku mwanya wa mbere hari gusa kusande? Ese ubutekereza urumva ko yaba ariyo cyangwa nawe ntabwo uri sure? Reka nze nkubwire. Ku mwanya wa mbere turasanga uwitwa Elizabeth Bathory, ni umunyahangari. Bivuga ko yaba yarabayeho mu 1560 ndetse no 1614. The Blood of Countess, iri niryo zina yari yarahawe. Bivugwa ko yishe abakobwa bagera kuri 600. Ni umubare utari mutoya habe namba. Ibi yabikorana ubugome burenze kubera ko yajyaga mesa amaraso yabo ngo agumane uruhu rwiza. Ni amaraso y'abakobwa bagera muri 600 yajyaga akoresha akayiyoza. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo akajya kwiyuhagira muri ayo maraso. Ibi abikora avuga ati ni uburyo kuzagira uruhu rwiza. Ni umwe mu bantu ba mbere bazwiho cyane mu mateka ya folklore y'ubwicanyi. Ndagira ngo nkumenyeshe ko tugeze ku musozo no gushimira kuba wemeye ukaniga amatwi paka tugeze ku musozo. Gusa sinasoza nakubajije, ese wowe ninde mu bagore twavuze haruguru uyu munsi waguteye ubwoba cyane? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment, kandi ntiwibagirwe no gukanda like, uzi gusangiza iyi video, ndetse unakande subscribe niba rugambira ugeze kuri YouTube channel yacu, kugira ngo n'ubutaha utazacikwa n'indi video ngo ubone amateka ateye ubwoba ndetse n'ibindi bitandukanye bizajya bishyirwa kuri YouTube channel yacu. Urakoze, tuzongere duhure ubutaha.